Ndabaramukije mwese inshuti bakunze kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije kurangwa n'urukundo iteka, kandi mbifurije ubuzima bw'umunezero kuko nicyo gisobanuro cyo kubaho. Ikindi kandi mujye mubifura, mujye murangwa n'ibikorwa by'ubupfura aho mutambuka hose, kuko burya kuba inyangamugayo ni byiza kandi biraryoha. Mbahaye ikaze rero, ni karibu ku meza, gusa nk'uko musanzwe mumenyereye ndi njyenyine, uyu munsi siko biri byahindutse. Hari umuntu tugiye kuganira. Waramutse neza? Mwaramutse neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Bino ni amahoro. Burya ubuzima iyo bumeze neza umuntu atarwaye bari amahoro. Nuko wakwibwira abantu badukurikiye bakamenya ngo ninde turi kumwe, ninde bagiye kubana nawe kuri ano meza? Murakoze cyane. Nanjye ndabashuhuje bakurikiye kubaho Table Talk muri kano kanya. Nitwa Gatera, nkaba nshimiye Pascaline kumpa ikaze mu kiganiro cyanyu. Karibu rwose wisange. Mbonereho mbwire buri umwe wese ko udahejwe kuri ano meza, amafunguro yo kubaho ntakajya gucika, kuko hari kubaho muri rusange twese turiho, ariko ukubaho n'uko mbaho biratandukanye. Rero biba byiza iyo duhuje ibitekerezo tugahuriza hamwe, sibyo? Tukamenya ngo mbese ni ukuhe kubaho gukwiye, ni ukuhe kunoze. Kuko hari igihe hari ibintu twihererana imbere muri twebwe, ugasanga biratuvuna, twagowe, ugasanga rwose umeze nk'utariho. Biba byiza rero iyo dufatanyirije hamwe tukabasha kubaho kandi turiho. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye nk'uko bivuga, ariko ibyo uvuga ni ukuri. Ibyo uvuga ni ukuri. Hari abantu bajya bavuga ngo nta mahoro ari mu isi, nta mahoro ari mu isi, ngo ahubwo amahoro ni ukuyiha. Uko kuyiha ubwo menya ari ibyo ngibyo arimo uvuga nyine, ko umuntu aba akwiriye kureba iby'imbere nyine, akadiringa nabyo ku buryo agerageza akiha amahoro. Ntabwo ibintu byose bigenda neza, hari ubwo ibintu bigenda neza ku isi, ntabwo bigenda neza, kandi ubuzima up and down, hasi hejuru. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikaba ibindi. Ariko wabonye yuko iyo umuntu, urugero wenda afite nk'ikibazo, afite ikibazo cyamugoye, akagira umuntu bakivugana, ukagira umuntu wifungurira ukabimubwira, uruhutse. Warabibonye? Nibyo biraruhura cyane. Uzi kuba utabona ufungurira ibikurimo ngo bigusohoke, ubundi iyo urabisohora. Sinzi hari umuntu wajyaga avuga ariko ngo ari ukuntu ibintu biba byinshi bigakubamo byinshi, utabona uko bisohora bikazaturika. Ngayo ngayo rero ni muri urwo rwego uyu munsi wa none, inshuti zo kubaho Table Talk, tugiye gufatanyiriza hamwe. Uyu ni umwanya duhurira hano kuri ano meza tugamije komorana ibikomere, twomorana ibikomere maze tubeho kandi turiho. Hanyuma rero hari umuntu wanyoherereje ubutumwa arambwira ati Pascaline, ubu ngubu tugiye gufatanya nyine tumwomore. Yarambwiye ati Pascaline, ndi umumama, ndubatse, mbana n'umugabo wanjye, tumaranye imyaka 10, ariko ntabwo byangendekeye uko nabitekerezaga, ndashaka umfashe. Umudamu witwa Sofia, umugabo witwa Kamanzi. Kamanzi ntabwo yabaye umugabo Sofia yifuzaga, ntabwo abasha gukora inshingano ze mu rugo. Inshingano mvuga ni uguhaha, kwita ku bana no gukunda umugore. Ariko ntabwo uciye mu ijambo, ntizere ko ayo mazina atari yo yabo. Oya, kubw'umutekano. Oya, ntabwo byaba ari byiza kuba umuntu yarakubwiye ikibazo, wamugani ngo yarakubonye kugira ngo akubwire ibintu, kugira ngo wamugana aruhuke umugire inama, akajya kumva amazina ye. Ariko gatembere yuko ibaza abaturanyi, mbere yuko wenda nkomeza wenda mbona ariko nayo nguciye mu ijambo. Oya, mbere yuko nkomeza ndashaka ko umbwira ikintu kimwe. Uravuze ngo si byiza ko natangaza amazina y'umuntu wambwiye ati wenda afite ikibazo runaka muri nyomora, muri gahunda ya Table Talk ya nyomora, yo kukomora nyine ibikomere, nyomora igikomere.
wumva bikwiye ko uyu muco twawukomeza wo kujya duhura n'ibibazo tukanga kubisona ngo tubishyire hanze bigakomeza bituvuna umutima bikaguma muri twebwe. Njye numva twakarebeye hamwe tukareba uburyo, kuko no mu Kinyarwanda bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Uko rero ugumana ibintu muri wowe ukihishira mpamya ko atari umuti uboneye w'ibikomere. Njye mu nzira yo gukira ibikomere numva wakagombye kujya ubishyira hanze, kuko uba ugamije gukira kandi se wenda ugamije n'ubwiyunge. Wenda niba ari umuntu uri kugukomeretsa kandi mukibana mu nzu mukaba mwabiganiraho mugamije kuba mwakwiyunga. Wenda urugero nk'inkuru tugiye kuvuga akaba ari abantu tukabishyira hanze, wenda tukazanabasura tukabagenderera tukareba uburyo twabahuza. Wumva nawe twajya gukomeza kubihisha cyangwa mu by'ukuri reka nkubwire reka wenda ninjye wari guciye mu ijambo ntumuzane ibyo ngibyo, reka tubirekere ubutaha, kubera yuko aho ngaho hari ikintu. None se akato apana akato ko ngaka bashyiraho umuntu wa kovidi, ahubwo kakundi nyine abantu batangira noneho kukumbuye. Ubona bagiye bavuga ngo umuntu n'umuntu agaragaje indwara afite atangira guhabwa akato, kumwibasira, kuko biratandukanye ariko abantu baragoye. Hari igihe ugira ngo ubuze ikibazo cyawe wenda urasa indwara ngo uyikire, aho ugasanga ibaye ikiganiro cy'abagukomeretsa kurushaho. Ugasanga abantu noneho bagiye babigana, tuzi ko kanaka uko kanaka uzi ko byagenze bagakomana no mu maketi ati urugo rwaramunaniye. Ngayikomereze reka tuzareba ubutaha, tuzareba uburyo twabiganiraho. Tuzareba uburyo twabiganiraho ubutaha, turebe uburyo byajya bikorwa neza ariko ku buryo bibyara umusaruro. Ni ukubitegura neza, kandi wenda nk'uko wabivuze hari abadukurikiye baba batwumva, wenda baza kutubwira nuko babyumva kugira ngo tumenye uburyo ki wenda tuzabikoraho ubutaha. Ibyo byose bari kukumva, baraza kutubwira. Hanyuma reka bakomeza ngo Sophia na Gatera nk'uko nahoze mbikubwira, gusa n'abandi bose ubwo ni ubutumwa dusangiye hano ku meza. Umuntu yaranhereje ubutumwa aragira ati Pascaline, ndagushimiye cyane ku muhate wa buri munsi, utwomora imitima, nyemerera n'uyu munsi abari kubingenzereza. Arambwira ati mfite igikomere cy'umutima kuko nagiye gushaka imyaka 10 irashize ariko ntibyangendekeye nk'uko nabyifuzaga. Umugabo wanjye Kamanzi, umudamu nakwiye ko yitwa Sophia, ni umugabo utubahiriza inshingano ze zo mu rugo, kuko usanga abana ari njye mbitaho, kaboneye nanjye ubwanjye. Mperuka kumva ijambo ndagukunda muri fiançailles, mperuka kumva ijambo joyeux anniversaire cyangwa se isabukuru nziza y'amavuko muri fiançailles. Ndagira ngo unyemerere umfashe kuko umutima wanjye uraremerewe, ndumva naniwe, sinzi icyo nakora. Mu minsi ishize nagiye kwiga atabishaka, mbikora ku ngufu zanjye, ndahatiriza amashuri ndayarangiza. Wa munsi mukuru ugeze ngomba kwishimira diplome yanjye, ntegereza ko hari ikintu yakora nk'umuntu cyangwa se nk'umuntu ufite ubumuntu, ndaheba. Ubu koko nkora iki? Numva naniwe, ndumva ngiye gutsindwa. Ngo kuko Sophia na Kamanzi babanye, Sophia arababaye, umutima we uraremerewe cyane. Gatera mufashe, mwomore umutima. Yewe imyaka 10 babana, imyaka 10 yose. Ubu se Sophia akora iki na? Sophia akora kwa muganga, ni umuforomokazi. Naho Kamanzi kuri ubu ngubu icyo nzi cyo nuko ari umushomeri. None se nkubajije gatoya, niba mwaraganiriye koko wakubwira ko bimugoye ashaka kumwomora, mwaraganiriye yakubwiye ko dufata urugero wenda mu mibanire yo mu rugo yabashije kuganiriza uwo mugabo we, barice baraganira ibintu byose yarabyeje tubwenda, baricara baraganira, aramubwira ati mugabo mwiza, turashaka iterambere, dore bigende gutya, urabona iyi gaspillage niba ari gaspillage y'amafaranga, urabibona gute?
urumva iyo wageze aho ukomere ku mutima ukiyambaza abandi bantu nta kuba utagize nta kuba utagize uba wagerageje uba wakubise hirya no hino bikanga none se ikindi kintu wa mugani buriya hari igihe wenda wa mugani abantu bashakana ugasanga hari utuntu nk'utwo ngutwo umuntu aba yarahishe yaragize gute nk'uwo mu mama muganira yakubwiye yuko bashakanye anywa cyangwa yanyweye nyuma asegate kamanzi ubundi kamanzi uramushaka hirya reka twomore oya ni ukugira ngo umenye ukuntu bimeze neza kugira ngo umuntu amenye ahantu ahera niba ari mbese niba wenda niba mwarabiganira yaranywaga gakeya ariko atari umusinzi ari bya bindi gusa agenda akabya nyuma Sofia arababaye ubu niwe duhanze amaso tugerageze twumve ko wenda nawe yagira inama kamanzi we yarangije kwimugira inama biranga ariko Sofia niwe ukeneye kuruhuka Sofia wamugiriye inama ni gute wumva wafasha Sofia urebye njyewe namubwira nti Sofia ihangane ariko kwihangana n'ubundi nawe si uko atihanganye ndumva bikomeye ariko turagerageza tuganire turebe nk'uko yakugishije inama turebe yuko ari ikintu twamumarira kugira ngo wenda umutima we yumve abohotse yumve ko ariho nyine kandi ariho erega ntabwo tugomba gupfa kubaho gutya gusa birakwiye kuko nanone ndibaza yuko nka Sofia kugira ngo wenda avuge ngo atekereze kuri divorce urumva arashaka amahoro mu mutima niba ashaka amahoro mu mutima rero na divorce ashobora kuyikora kumva akemuye kimwe ariko nanone baramubwira ngo asabe gatanya nabitekereza ariko ntabwo yasaba gatanya kubera ko nanone ashobora kwaga gatanya agatangira none yajya atambuka bakamuryanira inzara abantu bafata ibintu bakabihindura uko bashaka baba bati dore wa mugore wananiye umugabo mu muco nyarwanda yo kwaka gatanya atandukanye n'umugabo ntabwo ari ikintu kimuhereza agaciro na gatanya kandi nanone buriya ntabwo ari stati nziza ntabwo ari stati nziza uko mu muco wacu tumeze ntabwo ari stati nziza yego nibyo rwose ndumva namubwira yihangane akomeza atwaze arwaze kuko ni umugabo we barakundanye akomeza mugenze gakeya ye kunanirwa ye gucika intege ndumva aricyo kintu namubwira intwaro yo kwihangana akomeza yambare uko byagenda kose gutandukana si uwo muti cyangwa se ibindi akomeza agerageze kandi agire ukwizera ku munsi umwe ushobora gucya nibyo twanavuze birashoboka rega burya nta kintu kibaho kitagira iherezo nta kitagira iherezo ahubwo buriya gucika intege niko gutsindwa ashobora gucika intege ati ndabirambiwe ngiye gushaka gatanya ugasanga noneho abuze amahoro kurusha ahubwo nk'uko yari amaze imyaka 10 yihangana nakomeze yihangane amworohere ntawamenya hari igihe yahinduka akagira amahoro ikindi ndumva wenda ntabwo biba bigoye nyine nk'umuntu w'umama guhahira urugo kugira gute wenyine umugabo akaza ni ukwihangana n'umugabo ahubwo akaza nkanakubwira ati umugore wanjye ndabizi rwose kuvunika ndabibona ni ukujya unyihanganira wenda namubwira ati ndagukunda nagira n'isabukuru y'amavuko cyangwa se niba ku munsi basezeranye ukamubwira ati rwose isabukuru nziza y'amavuko nkwifurije ibinini ntabwo byoroshye ariko ni ukwihangana intwaro ya mbere ni ukwihangana yanamugira inama yo kwihangana ukomeza kwihangana kubera yuko nta gahoro gahanze hari igihe byahinduka yego nta kintu kamara ndagushimiye cyane witabiriye uza kubana natwe kuri ano meza ndizera ko aya mafunguro hari ikintu ukuyemo kandi uzagenda uyagaburira n'abandi bose muzagenda muhura murakoze namwe nakagaruka nizeye ko n'ubutaha nitugutumira uzitabira ukabana natwe yego murakoze ngira amahoro yego namwe amahoro inshuti bavandimwe rero mwabyumvishe uburyo Sofia na Kamanzi babanye ntabwo babyoroshye abenshi tujya gushaka dufite byinshi dutekereza mu mitwe yacu
dushaka kujya gushaka dutekereza ko tugiye muri paradizo bitewe n'uburyo muri fiyansaye biba bimeze, mureba n'akakana ko mu jisho yicaye hariya wumva ushaka kumuryamaho, ariko akenshi iyo tugeze mu rugo hari igihe bihinduka uko tugenda dutindana, uko tugenda tumenyerana, ariko ujye wibuka rya sezerano watanze, ya ndahiro wakoze uti nzagukunda waba muzima cyangwa urwaye. Ikindi igihe cyose ugiye gufata icyemezo cyo kujya gushaka, ntukajye utekereza ko ugiye nko ku musenyi ahantu kuri pisine, oya, ahubwo ujye witegura wambare kasike, wikwize wumve ko nugera mu rugo hakagira ikibuye runaka ubusinzi cyangwa se ibindi kiguhanukira, kizasanga urinzwe, kizasanga witeguye ukomeye. Uyu ni Sofiya, ariko hari abandi bantu bashobora guhuza ubuzima na Sofiya. Ba Sofiya bashobora kuba benshi. Reka ngusabe nkwinginge uruhare rwawe cyangwa se umusanzu wawe kubera abandi ab'umumaro, ubigaragaze ushyira komenti ahangaha uburyo wabigenza, inama wahereza Sofiya, inama wahereza abagabo nka Kamanzi, ku buryo ugira uruhare mu kubaho kw'abantu, ku buryo hari umuntu uremera amahoro cyangwa se ukwiyumva aguwe neza, ameze neza. Hanyuma rero nshuti bavandimwe, abantu babana nk'abagore n'abagabo, tujye tuzirikana iteka ko tujye turiharanira, twumve ko ingo ntago zisa, tukajya tugereranya ingo, kandi tujye twibuka ko iteka buri wese aba afite icyo arwana nawe mu rugo rwiwe. Nuhura n'ikibazo mu rugo, nusangayo umusaraba wawe kandi icyo cyangwa se ikigeragezo, ntuzacike intege, uzakomeze wumve nyine yuko ari ibintu byawe ugomba kurwana nabyo, ugomba kwakira, ugomba kubamo, kuko nyine nuko nyine uba ubisanze, nabyita ngo nibwo buzima bwawe. Tujye dukomera twihangane. Wenda mvuge gatoya nk'uko Gatera yigeze kubivuga ku byerekeranye na gatanya cyangwa se divorce, iteka kijye kiba icyemezo cya nyuma. Sofiya rero inama nakugira nshuti muvandimwe, nk'uko wanganye ukambwira ngo nkomore, ndagira nkubwire ngo uko umunsi ukeye ushobora kutuzanira igitangaza runaka. Ntawamenya, jya ukomeza usenge kandi wizere, wikwita ku gihe gishize ubana na Kamanzi. Umunsi umwe ashobora kubyuka akubwira ati ngirira impuhwe, mbabarira amakosa yanjye yose, ndemeye ndahindutse. Byose birashoboka, jya uhora iteka utegereje igitangaza. Ikindi nakubwira ni ukumenya yuko uko byagenda kose ubwo nibwo buzima bwawe. Igihe cyose umugabo aguhaye amahoro, igihe cyose umugabo atakwereka ko ashaka kukumenaho amavuta cyangwa se ngo agutuke cyangwa ngo ubone ari umuntu uzakwica, uzagume mu rugo rwawe, uzarwubake. Kuko ushobora kuvuga uti nduvuyemo ndagiye, ugasanga wanze, harya babyita uguguna igufa, ukazana urimo irabunguye. So ntabwo ajya rero uhinduranya ingo, ibyiza wagerageza igihe cyose ubona ubuzima bwawe butari mu kaga. Uko utubazo twundi tujya tubura mu ngo, komera, ushikame, wihangane, uko byagenda kose. Udafite n'umugabo wabaho, jya umufata nk'umurwayi, ni intege nke, umubone ko nta kintu nawe afite yaguhereza, umubere urugero rwiza rw'urukundo, ukomeze umuhereze urwo rukundo nk'uko wabisezeranye. Nawe si we, kuko umugabo nyamugabo yagaharaniye icyubahiro, yagaharaniye ubugabo nyabwo bwo kwita ku rugo rwe nk'umugabo. So ihangane rero, ukomere, ubeho kandi uriho, kandi ujye ugerageza kubera n'abandi ab'umumaro, ujye ubigisha, ubahereze experience yawe ku buryo hari icyo nabo bamara mu buzima bw'abantu. Komera kandi warakoze cyane. Mwese mujye muzakorana neza, twomoranye ibikomere, tubeho turiho, dufatanyirize hamwe, turebe yuko uru rugendo rwatworohera, rugaragara nk'aho rukomeye. Murakoze cyane, nakagaruka, tubeho turiho.